Nshuti bavandimwe abateze amatwi Gideon Igisubizo TV, nanone tugarutse hano kugira ngo tuganire namwe. Twongeye kubasuhuza tubabwira amahoro y'Imana abane namwe. Mwaramutse kandi mwiriwe, n'amahoro murakomeye. Nkuko bisanzwe rero, nanone uyu munsi tugiye kumva icyo Imana ivugana natwe. Turabizi muri iyi minsi turi mu minsi igoranye, turi mu minsi ikomeye cyane. Turi mu minsi aho abantu bafite ubwoba bwinshi cyane, ariko ndagira ngo mbabwire ngo Imana irahari kandi Imana yiteguye kuturinda no kubana natwe. Mbere yuko rero dutangira, tugiye kuririmba indirimbo. Ndagira ngo mumfashe aho muri hose, abateze amatwi, abatwumva, mufate ibitabo byanyu by'indirimbo. Niba uri iwawe muri salo, niba uri mu buriri urwaye, nta kibazo, Imana irahari. Aho uri hose Imana irahari. Tugiye rero kuririmba indirimbo ya 70 mu ndirimbo za kabiri, cyangwa indirimbo twita izagakiza. Hanyuma dukomerezeho tuganire ijambo ry'Imana. Reka turirimbe. Niba nta gitabo cy'indirimbo, bwira umwana yihute akizane kugira ngo dutangirane kandi tugendane nk'uko bisanzwe. Reka gutinye biza kubaho, Imana iza kurinda. Reba ubushake bw'Imana gusa, Imana irakurinda. Imana irakurinda iminsi yose mu nzira ucyamo, iraguhaza amahoro. Imana irakurinda. Imana irakurinda mu nzira yose izaguhaza amahoro. Imana irakurinda. Nubwo uwo mutwaro wikoreye, Imana irakurinda. N'ibyago biri mu nzira ucyamo, Imana irakurinda. Imana irakurinda irazo ucyamo, iraguhaza amahoro. Imana irakurinda. Imana irakurinda iminsi yose mu nzira ucyamo, iraguhaza amahoro. Imana irakurinda. Imana imenya ubukene bwawe, Imana irakurinda. Komeza ubane n'Imana gusa, Imana irakurinda. Haleluya. Imana irakurinda. Mana yawe mu nzira yose ucyama, iri kumwe nawe. Imana irakurinda. Imana irakurinda iminsi yose mu nzira ucyamo, iraguhaza amahoro. Imana irakurinda. Kandi ubwo uzacya mu bikomeye, yo Imana izakurinda. Uyimenyesha ibikubabaje, Imana irakurinda. Niyo Mana Imana irakurinda mu minsi yawe cyamo yose, izaguhaza amahoro. Imana irakurinda. Haleluya. Imana irakurinda iminsi yose mu nzira ucyamo, iraguhaza amahoro. Imana irakurinda. Imana iri kumwe nawe kandi yiteguye kukurinda.
reka dusenga Imana tuganire ku ijambo ryayo. Mana nyir'ijuru n'isi, data wa twese uri mu ijuru, uri Imana idukunda, uri Imana ishobora byose, uri Imana idahinduka, uko wahoze mbere na mbere n'uyu munsi ni kuri kandi kuzahora iteka ryose. Tugarutse imbere yawe nk'abana bawe duciye bugufi kugira ngo ushirwe hejuru. Nsengeye nyakubahwa Imana umuntu wese uri bwumva ubutumwa bwawe bwiza akabwakirana umutima ushima kugira ngo buhindure ubuzima bwe. Nyakubahwa Imana abarwayi bakire, abafite intege nke mwami basubizemo imbaraga, abafite ibibazo babera igisubizo, nk'uko nyakubahwa Imana watuyoboye kuri uyu muyoboro wa Gideon Igisubizo, kugira ngo nyakubahwa Imana abazajya batega amatwi, abazajya bumva bazajya bahabonera igisubizo cy'ibibazo byabo. Urakoze urakarama, ishimwe n'icyubahiro bibi byawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Nkuko bisanzwe ndi Pasiteri Muhozi Gideon, inshuti yanyu kandi musanganywe kuri uyu muyoboro cyangwa se kuri uyu murongo wa Gideon Igisubizo TV, aho dusanzwe tuganirira ijambo ry'Imana. Uyu muririmbyi rero aravuga ati Imana izakurinda, witinya ibikomeye, witinya ibyo unyuramo, witinya ibikubabaza, witinya uburwayi ufite, witinya ibibazo byose ufite. Hari Imana mu ijuru kandi yiteguye kukurinda. Uyihe ibibazo byawe, uyiture ibikubabaje byose, Imana yiteguye kukurinda. Tugiye rero kuganira ku ijambo ry'Imana, n'ubundi turi mu ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, igice ni cya 41. Yesaya 41. Yesaya igice cya 41 niho tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Ndagira ngo ufate Bibiliya yawe aho uri hose, utega amatwi, tujyane muri iri jambo ry'Imana. Ariko nanone tubibutse mwakabyaramwe, turi mu minsi itoroshye, turi mu minsi y'intambara, atari intambara y'amasasu, atari intambara y'inkoni yo kurwana, ahubwo ni intambara yo kurwana n'icyorezo cya COVID kizengereje isi. Hari benshi bitotomba batiyiguma mu rugo, noneho turayigenza dute? Ariko reka mbabwire, ni Imana ubwawe yarabivuze guma mu rugo. Ntabwo ije nonaha, ntabwo ari y'abayobozi, ahubwo guma mu rugo niyo kwirinda ibibazo twahura nabyo byose. Reka mbere yuko dusoma iryo jambo nababwiye, akandagira ngo abari ko mperaho mbabwire, mbereke ko ni Imana yatubwiye guma mu rugo, ikatubwira n'agapfukamunwa. Hari abatabizi, batese agapfukamunwa, batese guma mu rugo, ariko Imana hari icyo yabivuzeho. Guma mu rugo tubisanga mu gitabo cy'Abalewi, igice cya 13, umurongo wa 14 kugeza ku murongo wa 5. Igice cya 13, umurongo wa 4 kugeza ku murongo wa 5. Iyo ni guma mu rugo. Habaga hari impamvu. Iyo hateraga icyorezo nk'iki turimo, Imana yategekaga abantu kujya mu rugo bakikingirana, bakamara iminsi 14. Mugende musoma ayo magambo. Akenshi leta idushiriraho izo ngamba z'iminsi 14 kugira ngo irebe icyorezo cyangwa se ikibazo aho kigeze. Hanyuma rero ntabwo dukwiriye kubyitotombera cyangwa kwivovota, kuko twebwe tutaravuka, ni gahunda Imana yashizeho. Icyorezo nigitera, nimugira ikibazo cyose, mujye ahantu mwihisheho kumara iminsi 14. Mugende musoma ayo magambo mu Balewi igice cya 13, umurongo wa 4 kugeza ku wa 5, uzasangamo guma mu rugo turimo uyu munsi. Nidukomeza nanone tukareba gukaraba intoki, gukaraba kenshi abayobozi badukangurira, nabyo tubisanga muri Bibiliya, aho Imana yabwiye Mose ngo yubake urukarabiro aho abantu bazajya bakarabira mu buryo bwo kwirinda uburwayi cyangwa se umwanda. Iyo rero gukaraba intoki kenshi turi mu rugo cyangwa se twagiye aho abantu benshi bari, ibyo nabyo ni ngombwa kuko ni itegeko ry'Imana. Niba wubaha Imana, ukubaha ijambo ry'Imana, ubaha abayobozi kuko bahagarariye Imana kuri iyi si. Ibyo batwifuriza ni byiza. Tubisanga mu Kuva igice cya 30, umurongo wa 17 kugeza kwa 21, niho dusanga gukaraba kandi tukagira isuku. Agapfukamunwa nabyo nanone tubisanga mu Balewi igice cya 13, umurongo wa 45 kugeza ku wa 46. Ibyo byose rero
byashizweho n'Imana, irabitegeka, kandi tugomba kubahiriza iryo tegeko ry'Imana niba koko dukunda Imana, kugira ngo twirinde, hanyuma tuzave mu mazu yacu, tuzave mu ngo yacu tumeze neza kandi ubuzima bukomeze, aho kugira ngo ntinde kwa muganga, ahubwo natinda iwanje mu nzu. Imana ibahe umugisha. Reka rero dusome ijambo ry'Imana, Yesaya igice cya 41 umurongo wa 7 niho turi buze guhera. 41 umurongo wa 7 niho turi buze guhera ayo magambo, twumve icyo Imana ivugana natwe. Maze umubaji akomeza umucuzi, uhwika akomeza ucura, akavuga ngo ibyuma byateranijwe neza, maze akagikomeresha imisumari ngo cye kunyeganyega. Ariko weho Isirayeli umugaragu wanjye, Yakobo natoranije rubyaro rwa Aburahamu inshuti yanjye, weho nahamagaye nkagukura mu mfuruka, we nahamagaye nkagukura ku mpera z'isi no mu mfuruka zayo, nkakubwira nti uri umugaragu wanjye, naragutoranije sinaguciye. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo, ariko gukiranuka kwanjye mwakire neza ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ijambo riratubwiye ngo twe gutinya, twe gukurwa umutima n'ibyo tubona. Muri iyi minsi nk'uko nabibabwiye, hariho ubwoba bwinshi, hariho gutinya kwinshi, abantu baribaza ibigiye kuba, abandi barahanura ko imperuka ije, abandi barahanura ko ibibazo bigiye kuba ibibazo, abandi barahanura ko isi igiye kurangira. Ariko reka nkubwire mwene data, isi ntabwo igiye kurangira uyu munsi, isi ntabwo igiye gushiraho uyu munsi, ahubwo hari impamvu. Reka nkubwire, Imana irakubwira ngo witinya, ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Imana ntabwo yadutaye, Imana ntabwo yakurekuye, Imana ntabwo yagutereranye nk'uko ubitekereza. Ndagira ngo nkubwire ngo muri iyi minsi hari igipimo kirimo gipima abizera, hari igipimo kirimo gipima abakristo. Ese kwizera kwawe uyu munsi kuhagaze gute? Ese kwizera kwawe uyu munsi kuri ku gipimo kingana iki? Ese kwizera kwawe urizerera mu Mana nyakuri? Niba wizerera mu Mana, witinya, wikurwa umutima n'ibyo ubona, ahubwo ubahiriza itegeko ry'Imana, ubahiriza amabwiriza y'Imana. Icyo Imana ikubwira gikurikize. Niba Imana ikubwiye ngo ndi kumwe nawe, witinya kuko Imana iri kumwe nawe. Ubushize twaganiriye ku ijambo rivuga ngo niki kiguteye ubwoba. Twavuze ku ngabo z'Abafaraho, twavuze ku magare ya Faraho, twavuze uburyo Mose yakuye Abisirayeli mu Egiputa, tuvuga aho bari bari ku nyanja bakambitse, babuzaho inzira zo kunyuramo, ariko ntabwo bari babuze inzira, ahubwo Imana yashakaga kugira ngo yiyubahishe, igaragare nk'Imana ikomeye, nabo bayimenye, bajye bayiramya, bajye bubahiriza amategeko yayo. Ngo nuko Faraho abaturuka inyuma n'amagare n'amafarashe, ngo ndetse n'ingabo nyinshi, ashaka kugira ngo abafate basubize mu buretwa. Ngo kandi hirya no hino impande zabo zombi yari imisozi, kandi imbere yari inyanja, nta mato bari bafite ngo bambuke. Iryo jambo bushize twariganiriyeho rivuga ngo niki kiguteye ubwoba. N'uyu munsi niryo jambo rigarutse. Imana iratubwira ngo witinya kuko ndi kumwe nawe, ngo witinya Yakobo umugaragu wanjye. Ubundi Yakobo mu mateka ya Yakobo ntabwo ari izina ryiza, ntabwo rifite amateka meza. Yakobo bisobanura uburiganya, Yakobo bisobanura umujura, Yakobo bisobanura umuntu udatunganye, umuntu w'umuriganya, umuntu w'umwambuzi, umuntu w'indyarya. Ariko Imana iza kumuhindurira amateka. Reka nkubwire nawe, Imana yiteguye kuguhindurira amateka. Ariko ikigusaba witinya, reka kugira ubwoba, ahubwo shikama usenge. Reka gucika intege ukavuga ngo ayo nasenze yapfuye ubusa, ukavuga ngo aho nasengeye byamaze iki, ukavuga ngo aho nasengeye byavuye iki, uburwayi bwanjye ko budakira, uburwayi bwanjye ko abandi ko bakira, jewe ko mpora hasi. Ndagira ngo
nkubwire ngo ubwo si ryo herezo ry'ubuzima bwawe. Witinya kuko ndi kumwe nawe. Maze Imana yishurira Yakobo, tubibona mu cya 28 mu gitabo cy'Itangiriro, ubwo Yakobo yari amaze kuriganya mukuru we Esawu, agahungira mu ishyamba aho yari yihishe. Imana irahamusanga ngo agiye kubona urwego rurerure, ngo abona abamarayika barazamuka abandi baramanuka baje kumuhumuriza. Haleluya. Ngo Imana iramubwira ngo witinya, naho hantu naho uri nahanjye, ngo naho uryamye naho nahanjye. Yakobo ngo yiciye, ngo aravuga ngo yewe ngo ngize ubwoba, ngo sinarizi ko aha hantu naho ari Imana, sinarizi ko aha hantu Imana ihari, sinarizi ko Imana imbona. Ushobora kuba ukora ibyaha wihishe utekereza ngo nawe ukubona, ariko Imana irakubona, kuko ijisho ry'Imana ntabwo ari ijisho ry'abana b'abantu. Ijisho ry'Imana ntabwo rireba nk'uko tureba. Reka nkubwire, Yakobo aho yarari yihishe, Imana irahamusanga iramubwira ngo naho nahanjye. Maze ngo Yakobo arabyuka, ngo azinduka kare butaracya, ngo afata ibuye ararishinga, ahiga umuhigo, ngo aravuga ngo aha nzahubaka inzu y'Imana. Haleluya. Ngo kandi mu byo nzajya nunguka, ngo sinzabura gutanga 1/10, kuko yarasobanukiwe neza Imana, yarasobanukiwe neza ko ntaho wakwihisha Imana. Twaririmbaga indirimbo kera muri timu ngo ijisho ry'Imana ngo rirabona, ngo nta na hato wakwihisha, ngo nta na hato wakwibogeka ngo uryihishe. Reka nkubwire mwene data, ibyo wihishemo kubera ubwoba, Imana irakureba kandi Imana irakuzi. Ndagira ngo nkubwire, aho kugira ngo wihishe, ahubwo jya ku mavi utakambira Imana, jya ku mavi usengera igihugu cyawe, jya ku mavi usengera umuryango wawe, usengera ubuzima bwawe. Imana yiteguye kugutabara kuko Imana irakuzi. Witinya kuko ndi kumwe nawe. Hanyuma irangije ibwira Yakobo ngo wowe nshuti yanjye nahamagaye nkagukura ku mpera z'isi, ngo sinaguciye nubwo wari umunyamafuti, sinaguciye nubwo wari umunyarwango, sinaguciye nubwo wari umunyamatiku, sinaguciye nubwo wari umwicanyi, sinakurekuye nubwo wari umujura, sinagutaye, ahubwo ndi Imana yawe kandi nzabana nawe kandi niteguye kukurokora. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Witinya kuko ndi kumwe nawe. Witinya kuko ndi Imana yawe. Yesu ashimwe. Reka nsubire mu murongo bene data, ndagira ngo muwumve cyane. Muri iyi minsi hariho gutinya, muri iyi minsi hari ubwoba, muri iyi minsi abantu bahinje umuzitsi, muri iyi minsi ibihugu byose biratinya bifite ubwoba, isi yose iratinya ifite ubwoba. Ariko Imana irakubwira, yewe wizera, yewe mukristo nyumva, yewe nteza amatwi, yewe uri mu Rwanda rwacu, yewe uri hanze y'u Rwanda, ndagira ngo nkubwire, witinya, Imana irahari. Imana irahari. Mva umurongo wa 10, ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Haleluya. Ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Yewe wihebye, humurani wikwiheba, iyo nzu ntabwo uzayigwamo. Imana irahari. Imana izakuzanira abakugufasha. Imana irahari. Imana izagutunga. Nuyizera wikwiheba kuko ndi Imana yawe. Abenshi muribaza muti noneho guma mu rugo turagenza dute, noneho tuzarya iki, tuzanywa iki? Imana iratubwira ngo mubaze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ngo nibindi muzabyongererwaho, ngo nimugahagarika imitima mwibaza ngo tuzarya iki, tuzanywa iki, cyangwa tuzambara iki. Ngo ibyo byose Imana irabizi, ariko nimushaka ubwami no gukiranuka kwayo nibindi muzabyongererwaho. Muri iyi minsi turimo yaguma mu rugo mwakabyaramwe, abagabo n'abagore bibabera umugisha. Mujye inama mwubaka ingo zanyu zikomere, mujye inama mutoza abana banyu gusenga, mujye inama mwigisha abana banyu ibyo bakwiriye gukora. Namwe ubwanyu guma mu rugo ntibiyo gushwana, guma mu rugo ntibiyo kwicana, guma mu rugo ntibiyo kwahukana. Hayiwe, Imana ibagirire neza, Imana igufashe, ntukihebe, Imana iri kumwe nawe. Birashoboka ko wari ufite akazi kakaba kararangiye. Reka nkubwire, ibintu byose bizarangira, ibintu byose bizashira, ariko Imana yawe irahari kandi yiteguye kubana nawe no kugutunga. Wikwiheba, humura, witinya, witinya. Nigeze kubaho ubuhamya bwanjye murabuzi, ubwo nari numvaga nta byiringiro ngifite, ndeba umuryango wacu nawanze, ababyeyi banje narabanze, nicuza icyatumye mvuka. Ariko reka mbabwire, mu gihe gikwiriye Imana yarantabaye itabara n'umuryango wacu. Witinya, ukwiheba, Imana iri kumwe nawe kandi yiteguye kugutabara. Haleluya.
yiteguye kugutabara, yiteguye kubana nawe. Yesu ashimwe cyane. Reka dukomeze ngo nzajya ngukomeza. Haleluya, nzajya ngukomeza. Yesu nashimwe cyane, nzajya ngukomeza. Reka mbabwire, hari igihe nari imeze nabi, ababyeyi banje bararahuza inzoga, niyahuza akanyanga, niyahuza umunyu mubisi, ibitoke byokeje, amatama yarahaze, nararwaye bwaki. Ayiwe, Imana irantabara. Humura wikwiheba, Imana iri kumwe nawe kandi yiteguye kugutabara. Sinzagusiga, sinzaguhana. Imana iri kumwe nawe kandi izabana nawe mu bibazo byawe, iri kumwe nawe. Mwibuke babagabo batatu, Meshaki, Shadraka, Abedinego, ubwo bari mu gihugu cy'uburetwa, ubwo bari barahindutse abaretwa n'abanyagano, maze ngo umwami Nebukadinezeri ngo ashiraho ikigirwamana cye, ashiraho itegeko mu gihugu cyose, ati umuntu wese utazubararira iki kigirwamana, utazaramyiza imana zanjye, azatemagurwe, azajugunywe mu itanura ry'umuriro. Abo bagabo batatu bahagarara bashikamye badatinya, baravuga ngo twebwe naho byaba kujyanwa mu muriro tuzajyamo, ariko ntituzava ku Mana yacu. Haleluya, ntabwo tuzareka Imana yacu, nta na kimwe kizadukura ku Mana yacu, kuko bari bazi iby'Imana yabakoreye, bari bafitanye ibanga ry'Imana, bari bafitanye isezerano n'Imana. Nubwo bari mu buretwa, bari bafitanye isezerano n'Imana ko mu gihe gikwiriye bazava mu buretwa. Nawe birashoboka kuri mu buretwa, ariko mu gihe gikwiriye ugiye kuva mu buretwa. Birashoboka ko ufite ibibazo, mu gihe gikwiriye ugiye kwinjira mu bisubizo. Birashoboka kuri mu bibazo bitandukanye, ariko reka nkubwire, ibisubizo byawe biherekeje ibibazo. Ibisubizo byawe birimo birasunika ibibazo ngo byihute bikeho, hanyuma ibisubizo bikugereho. Nshuti yanjye, witinya, wikwiheba, kuko ndi Imana yawe. Abo bagabo batatu ngo umwami arabahamagara, arababwira ati nimwumva ibivuga, nimwumva amakondera, nimwumva inanga n'ibindi byose, mwuname muramye igishushanyo umwami yahagaritse. Ngo kandi nimutabikora ngo uyu munsi murapfa. Baramubwira ngo uva Nyagasani, ntacyo twagucumuyeho, nta nicyo twacumuye ku Mana, ntabwo tuzubararira iki gishushanyo cyawe, nubwo byaba gupfa turapfa, naho Imana itadutabara. Nta mpamvu yo kunamira igishushanyo cyawe. Ngo barabafata babajugunya mu muriro, ngo bagiye kubona umwami agiye kubona, ngo abona mu muriro harimo abagabo 4 kandi yajugunyemo abagabo 3. Reka nkubwire, mu bibazo byawe harimo undi wagutanzemo ushaka kubikemura. Reka nkubwire, mu bigeragezo urimo hari uwabigutanzemo, hari ushaka kureba uko byitwaramo, maze akagusohoramo neza wemye, abantu bagatangara bagahindura amagambo. Haleluya, Yesu ashimwe. Ngo agiye kubona abantu, ngo arahindukira, ngo arareba, ngo ahamagara abanyabwenge be, ngo ahamagara abakonikoni n'abandi, ati nimuze mundebere ibi bintu, niba ndeba neza simbizi, ati sinzi uko byagenze, ati mu muriro ntitwajugunyemo abagabo 3 kandi baboshye amaboko n'amaguru. Haleluya. Ngo baramusubiza ngo nibyo Nyagasani, ngo bari abagabo 3 kandi bari baboshye amaboko n'amaguru. Ngo arababaza ati kandi ko mbona harimo umugabo wa 4 kandi ishusho y'uwa 4, ngo ikabisa ni y'abana b'Imana. Haleluya, ngo ikabisa ni y'umwana w'Imana. Haleluya, Yesu nashimwe cyane. Ngo nuko yegera itanura ry'umuriro, ngo aravuga ngo yemwe bagabo bene data, yemwe bubaha Imana, nimusohoke muze. Maze ngo barasohoka, basohoka mu bibazo, basohoka mu busambanyi, basohoka mu bwihebe, basohoka mu bwigunge, basohoka mu bupfubyi, basohoka mu bukene. Ngo bagiye kubona babona nguko bari bambaye niko bambaye, ahubwo imigozi niyo yabavuyeho. Ngo nta nubwo icyo cy'umuriro cyabahunukagaho, ngo bameze neza bagenda bemye. Ngo umwami aravuga ngo yemwe bagabo bisi yose, ngo yemwe bihugu nyobora mwese, ngo uhereye nonaha mwubararira Imana ya Shadraka, Meshaki na Abedinego, ngo niyo Mana ishobora byose. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Imana wizeye niyo Mana, Imana ukorera niyo Mana, Imana yakuremye niyo Mana. Nagira ngo uyu munsi ibyaguteshaga umutwe, ibyaguhuye ku murongo, ubyihorere, utandukane nabyo, ukomere ku Mana yawe, ukomere ku Mana yawe. Ngo abayuda bakomera ku Mana yabo, ngo abayuda bakomera ku Mana yabo nibakira uruhande cyangwa iburyo. Ngo igihe kiragera ngo babagira inama yo kubarimbura. Ngo nuko Imana itoranya Esiteri wowe kabyarawe, akakobwa kasuzugurikaga, agakobwa katari kazwi, ngo iragatoranya. Haleluya, Yesu ashimwe. Maze gacungura abayuda. Iyo nkuru tuzayigarukaho ubutaha.
Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo erega nzi ibyo nibwira kubagirira ngo ni amahoro ntabwo ari ibibi. Ndagira ngo dusome irindi jambo dusanga muri Yeremiya, igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya. Yesu ashimwe cyane. Bene data nimuhumure, Imana irahari. Humura, humura, humura. Ibyo bibazo byawe, ibigeragezo byawe si karande, igihe kizagera uzabisohokamo. Humura, humura. Atari ibyo sinakabaye nica ndaha ngaha mvugana namwe abambona abandeba mwese, sinakabaye ndaha, sinakavuye mu kwambara inzoka za sogokuru zanirirwaga nambaye mu ijosi, ngenda mutubara abantu basohoka mutubara isigaramo jyenyine nsogongera inzoga ziryoshye. None Imana yaraje ikuraho inzoka aho yahoraga mu ijosi, yambikaho kora impindurira amateka, inyita izina rishya. Irashaka kwambika izina rishya, irashaka kukwambika ikamba. Haleluya. Atari ikamba nk'iri nambaye gusa, ahubwo ni ikamba ry'ubugingo. Nukomera ku Mana yawe, Imana iguhe umugisha. Reka dusome Yeremiya, igice cya 29 umurongo wa 11. Haratubwira ngo erega nzi ibyo nibwira kubagirira. Haleluya. Erega nzi ibyo nibwira kubagirira ni amahoro si ibibi, kugira ngo mbareme mu mutima w'ibyo muzabona hanyuma, ni kuwiteka avuga. Haleluya. Yesu ashimwe. Uwiteka azi ibyo yibwira kutugirira, kandi ni amahoro ntabwo ari ibibi, kugira ngo atureme mu mutima w'ibyiringiro. Uyu munsi ndaha kugira ngo nkureme mu mutima w'ibyiringiro. Uyu munsi ndaha kugira ngo nkureme mu mutima wo kwihangana. Uyu munsi ndaha kugira ngo nkureme mu mutima wo gukomera. Komera ku Mana yawe. Humura, Imana irahari. Ariko hari icyo bidusaba kugira ngo tugere kuri iyo ntego Imana itwifuriza. Nanone turakibona muri iki gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, igice cya 15. Reka dusome ku murongo wa 19 twumva uko hatubwira. Duhere ku murongo wa 18. Ahangaha ku murongo wa 18 hariho ikibazo kirabaza ngo kuki mporana umubabaro, uruguma rwanjye rutavurika rukaba rwanze gukira. Icyo ni ikibazo, icyo ni ikibazo. Ngo mbese koko uzambera isoko ishukana, cyangwa nk'amazi akama? Umurongo wa 19 umva icyo Imana igushakaho. Nicyo gituma Uwiteka avuga ati nugaruka nzakugarura, kugira ngo uhagarare imbere yanjye, kandi bishimwa nubivana mu bigawa uzaba nk'akanwa kanjye. Haleluya. Bazakugarukira ariko ntuzabagarukire, bazakugarukira mbisubiremo ariko ntuzabagarukire. Kandi nzakugire nk'ike yubakishijwe imiringa, ibi igihome gikingiye abantu. Abo bantu nabo bazakurwanya ariko ntibazagushobora, ntibazakunesha. Bazakurwanya ariko ntibazakunesha, kuko ndi kumwe nawe ngo ngukize. Mana ihabwe icyubahiro kandi nkurokore. Ni kuwiteka avuga. Nzakurokora nkuvane mu maboko y'abanyabyaha, kandi nzagukiza amaboko y'abateye ubwoba. Hereza Imana icyubahiro. Haleluya. Wowe umbona uzamura ibiganza byawe ushima Imana. Yesu ashimwe cyane. Nzakurokora, nzakurokora, nzagukiza, nzagukura amaboko y'abanyabyaha. Yesu nashimwe cyane. Ngo ariko nugaruka nzakugarura. Reka kwibaza ibibazo ngo ese Mana uzambera isoko ishukana, mbese uruguma rwanjye ko rutavurika, ko rudakira, mbese n'ibyaha byanjye nakoze. Umva icyo Imana ikubwira. Yesu ashimwe. Nugaruka nzakugarura. Nta muntu wabwira undi ngo amubwire ati garuka atagiye. Umuntu abwira undi ngo garuka ari uko yagiye. Uyu munsi Imana irakubwira ngo garuka kubera ko wagiye. Uyu munsi Imana irakubwira ngo garuka kubera ko wagiye mu bitekerezo. Uyu munsi Imana irakubwira ngo subira ku isoko kubera ko wavuye ku isoko. Garura agakiza kawe,
garura ubuhamya bwawe. Abenshi ubuhamya bwarapfuye, abenshi ababwirana za sheri barambagizanya, uyu munsi byarahindutse. Garuka wa mugabo we, garuka mu nzu yawe n'inzu yawe. Kera hahukanaga abagore, none uyu munsi abagabo nabo basigaye bahukana. Nyamuneka mwoka byaramwe nimugaruke. Ijambo ry'Imana ratubwiye ngo garuka. Yewe mugabo wimukiye muri saro, urara mu ntebe zo muri saro, garuka subira mu buriri bwawe. Garuka. Yewe mugore wimutse mu cyumba cyawe, ukaburara ubyigana n'abana, ukaburara mu cyumba cy'abashitsi, umunsi uzagira abashitsi uzarara he? Garuka mu cyumba cyawe. Garuka. Ngo nugaruka nzakugarura. Haleluya. Ngo kandi bigawa nubikura mu bishimwa ukabivangura, ngo nzakugira nk'akanwa kanjye. Ngo bazakugarukira ntabwo uzabagarukira. Yesu ashimwe cyane. Ngo kandi nzabana nawe, nzakurinda. Ngo nzakubera igihome kigukingira abo bantu b'abanyabyaha. Ngo abakurwanya ntabwo bazagushobora. Yesu ashimwe cyane. Imana ikugirire neza. Ngiye gusoza, ariko iri jambo ngo garuka mu mivugire yawe. Garuka mu byo ukora. Garuka mu bucuruzi bwawe. Garuka. Yaba bafite iminzani ziba, umuntu akagusaba ibiro 5 by'umuceri ukamuhereza ibiro 4 n'igice. Garuka, koresha ukuri n'ikimana igushakaho. Garuka. Imana yiteguye kukugarukira, Imana yiteguye kukugarura, kandi Imana naho yagiye, kandi Imana ntabwo yagutaye. Irimo irakubona ibyo ukora, ariko irakubwira uyu munsi ngo hindukira urebe ku ruhande. Imana yawe iracyahari, iracyagutegereje. Nzakurokora, murongo wa 21, nkuvane mu maboko y'abanyabyaha, kandi nzagukiza amaboko y'abateye ubwoba. Imana igufashe kandi Imana ikugirire neza. Uyu munsi ugaruke, uyu munsi uve mu bitagira umumaro, uyu munsi ukore ibifite umumaro. Reka mbahe igitekerezo kimwe. Nk'umunsi umwe umwana w'umukobwa yagendaga ahantu ku mudugudu wabo aho bari batuye, ngo agiye kubona, ngo abone umugabo n'umugore we barimo kurwana. Iwanyu iyo muracyarwana? Bazi uwo mwicaranye mwebwe barimo kundeba, uti iwanyu iyo muracyarwana? Maze umugore n'umugabo bararwana. Umugore we yari afite imbaraga nyinshi, afata umugabo amushyira hasi amujya hejuru. Tekereza wa mugore uri hejuru y'umugabo wawe, uri muramuniga. Wa wundi wagukuye iwanya akagukwa inkaze, wa wundi waguhamagaye akakuzana, wa wundi waguhamagara agasheri. Uyu munsi muri hejuru uri muramuniga. Kubera iki? Kubera umunyu n'isabune yabuze, kubera umuceri wabuze, kubera igitenge kitabonetse, kandi uzi ko ari guma mu rugo, kandi uzi ko akazi kahagaze. Uyu munsi ni ibiki bitumye utandukana n'Imana? Ni ibiki bitumye utandukana n'umuryango? Maze umukobwa arabitegereza. Umugore aniga umugabo we, umugabo hafi gupfa, hafi gushyira mu mwuka. Bazamura ukuboko afata mu ikanzu y'umugore we yari yambaye, arayicara yishishimura. Icyakurikiyeho ni iki? Ngo akiri aho ngaho hagiye kubona umugabo, kuko yarimo yitabara agira ngo arebe ko hagira icyamufasha kugira ngo umugore amureke adapfa. Ibere riva ry'umugore rifungira feri ku munwa w'umugabo. Umugabo ararifata arishira mu kanwa, maze ngo aricamo kabiri aricira hariya. Umugore ava hejuru y'umugabo yitura hariya, ibintu biracika, amaraso aratemba. Imana idufashe kandi ikugirire neza, gutabare. Hanyuma umukobwa arabyitegereza, arabireba. Umukobwa yiha intego mu buzima bwe, aravuga ngo uhereye none ndi umukobwa kwa data na mama, ntabwo nzashaka umugabo ufite amenyo. Yafashe abagabo bose bafite amenyo abashira mu gatebo k'abagabo baryana. Umukobwa arataha, igihe kiragera cyo kurambagizwa. Umusore araza ararambagiza. Umusore asetsa aramubwira ati singushaka ufite amenyo. Aribaza, amenyo yanjye se ni mabi? Ese nta suku afite? Biramuyobera. Maze iyo nkurira amamara hose, buri musore ukwaje akamubwira iryo jambo ati singushaka ufite amenyo. Igihe kigeze, inkuru igera ku musaza wari warakutse amenyo yarashize mu kanwa. Umusaza nta mugore yageraga. Umusaza araza, agera muri urwo rugo. Umukobwa aramwakira, amuha agatebe aricara, amubwira icyamuzanye. Ati se urabyemeye?
ariko umukobwa akarwana no kugira ngo arebe mu kanwa k'uwo mugabo arebe niba nta menyo arimo. ngo umusaza amwenyuraho gake agiye kubona umukobwa abona mu kanwa k'umusaza nta ryinyo ririmo. Ati ndishe rwose ati rwose ibyanjye byatunganye. Ajya mu gikari asangayo mama we, aramubwira ati mama ngwino urebe uwanjye araje. Abwira se ati papa ngwino urebe uwanjye araje. Baza kureba icyo gitangaza umukobwa yategereje. Bageze aho bareba umusaza yicaho muri saro, baramusuhuza bisanzwe, muri aho muzehe. Basubira mu gikari bahamagara umukobwa bati uwawe ari he ko tutamubonye? Ati nuriya mwavugaga ngo uraho muzehe. Bamubwira amagambo akomeye baturiya ni sogokuru wawe ntabwo akwiriye kugushaka. Ati je nasabye umugabo udafite amenyo, niwe nasabye Imana, none Imana yanzaniye umugabo udafite amenyo. Ni mundeka ahubwo ni mudukorera ubukwe. Bapanga ubukwe burakorwa, igihe kiragera. Babyara ibyara rya mbere, wa musaza abyarana na wa mukobwa. Bari aho ngaho baganira n'umwana wabo atangiye gukura. Umusaza yibuka life y'ubuzima bwe bwo mu bukwe bwe n'uwo mukobwa, maze yibuka umunezero yagiranye nawe. Maze ngo umusaza aranezerwa araseka, ariko nubwo yari yarakutse amenyo hari harasigayemo ka muzitsi iyo ngiyo katavuyemo. Uko yagasetse umukobwa ari we mugore we arungurutse mu kanwa abona ka kenyo. Umukobwa arahaguruka afata ibye byose arahukana agenda aririmba kenyo. Ageze mu rugo batese n'iki cyakuzanye ko washimye umugabo byagenze bite? Umukobwa araceceka biramurenga kuko yari yarahahamutse kubera ko yabonye wa mugabo na wa mugore we igihe barwanaga. Umusaza bukeye yajyayo. Agezeyo bati mwapfuye iki? Bajya mu byabo. Umusaza ati nabonye umugore ahaguruka agenda, sinamukubise ni mumubaze. Babaza umugore bati ese byagenze? Yaragukubisa toya. Ese byagenze bite? Ati nasabye umugabo udafite amenyo, nimusaba Imana, none nagiye gusanga uyu mugabo afite akenyo. Abantu benshi bakijwe ibyaha bikomeye, basigaje utwaha tw'utwinyo dutoya, utwaha tw'ubuhehesi, utwaha tw'amashari, utwaha tw'amatiku, utwaha tw'amakimbirane, utwaha tw'uburyarya. Umuntu akagusekera ukagira ngo muri kumwe, yarangiza akaguca inyuma akakugambanira. Uto twaha natwo mugende mudukure, Imana ibagirire neza. Nuko bagira umusaza inama bati genda ujyaho bakura amenyo, akenyo bagakure, muze wakira umugore wawe. Akenya agakuramo, akenyo k'ishari baragakura, akenyo k'amatiku baragakura, akenyo k'ubujura baragakura. Araza ajyana umugore we, maze baratunganirwa. Mwene data unkurikiye, yewe unyumva, genda ukuremo ako kenyo kakuzengereje, genda ukuremo akenyo kazengereje umugore wawe, genda ukuremo akenyo kazengereje umugabo wawe, genda ukuremo akenyo kazengereje umuryango, genda ukuremo akenyo kazengereje ubuyobozi bwawe. Ubuyobozi buhora mu byawe, amatiku yawe ntajyashira. Genda ukuremo ako kenyo, maze umwami wacu akugirire neza. Imana yo mwijuru ibaha umugisha. Shoreje hano, Imana ibafashe, Imana ibane namwe. Reka nongere mbashimire kuba mudukurikira, nongere mbashimire kujya mutega amatwi ijambo ry'Imana kandi mugahinduka rwose, twese tukaba bagenzi bajya mu ijuru. Reka dusenge. Mana data wa twese mu ijuru, uri Imana ishobora byose kandi Imana idukunda. Tugushimiye umwanya uduhaye kugira ngo twongere tuganire n'ubwoko bwawe. Hindura buri muntu wese mwami nyakubahwa Imana, abibazaga uko bagiye kubigenza muri iyi minsi ubabera igisubizo. Abarwayi ubakize nyakubahwa Imana, bari mu bitaro hirya no hino ubagirire neza. Baba barwaye covid mwamubakize, baba barwaye malaria n'izindi ndwara mwamubakize, kuko uri Imana ikiza. Kandi ukomeze mwami gushyigikira ubuyobozi bwacu bw'igihugu, ukomeze gushyigikira ubuyobozi bwacu bw'abajyanama b'ubuzima mwami, ministeri y'ubujyanama b'ubuzima mwami, badasinzira bafatanije na leta kugira ngo turebe ko twabaho, kugira ngo badushakire imiti n'inkingo. Nyakubahwa Imana yacu, ubaha umugisha kandi ubakomereze amaboko, ubaha umugisha kandi ubakomereze mwami ibitekerezo mwami, kugira ngo byaguke. Nyakubahwa Imana, dusengeye inzego z'umutekano, polisi n'ingabo zacu z'igihugu, dusengeye mwami w'abami, abantu bose nyakubahwa Imana, kugira ngo ubahe amahoro muri iyi minsi, uturinde ubwoba no gukurwa umutima n'ibyo tubona, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.